Ndagusuje nkwifuriza amahoro y'Imana we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV, nkubwira ngo amahoro n'imigisha biva ku mwami wacu Yesu Kristo bigume kubana nawe ndetse n'abawe, kandi data twese uri mu ijuru utibagirwa imirimo myiza ajya kwagurira imbago uko bwije n'uko bukeye. Tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'iyobokamana, aho tugiye kubanyuriramo amwe mu makuru mashya, inkuru yihutirwa cyane umunyarwanda wese akwiye kumenya, inkuru isohotse aka kanya, aho nanone RGB yongeye gukora amagenzura atandukanye, ikora n'ubushakashatsi, ishyiramo indebakure, irongera ishyira amatoroshi mu madini, iramurika, isanga hari amadini nanone cyangwa amatorero atujuje ibisabwa, ariyo tugiye kubanyuriramo aka kanya kugira ngo namwe mumenye amakuru agezweho. Niba utarakanda subscribe ku murongo wacu wa YouTube, wabanza ukayikandaho kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ndetse ugakanda n'aho handitse inzogera, hari inzogera cyangwa kuri notification, kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Ni itangazo rero RGB yashyize ahagaragara kuri uyu mugoroba ku itariki ya 31 ahagana saa 11 ndetse n'umunota umwe. Itangazo ryari rifite umutwe uvuga ngo amatorero 5 yambuwe uburenganzira bwo gukorera ivugabutumwa mu Rwanda. Naho rero tuzi ko nanone mu minsi yashize RGB yakoze igenzura, irongera ifunga amatorero amwe n'amwe, harimo itorero ryitwa Seraphat Holy Church tuzi ryakoreraga i Kanombe, ndetse n'andi matorero yari atandukanye nanone arafungwa. Umuriro wa Pentecote nawo warafunzwe turabizi. Nanone rero inkuru nshya igarutse nuko hari andi yafunzwe atakyemerewe gukorera mu Rwanda, yambuwe ubuzima gatozi burundu bwo gukorera mu Rwanda. Ni itangazo rivuga ngo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse impushya zo gukorera ku butaka bw'u Rwanda ku miryango ishingiye ku myemerere 5 bitewe n'ibibazo birimo kutubahiriza amategeko, ubuyobozi bubi ndetse n'amakimbirane. Ibi ngibi nibyo muri iyi minsi turi kubona byugarije amadini, harimo ishyari, inzangano, ubugome, kugambanirana, kugiriranira nabi. Urumva nyine na leta nayo yo ikubisemo ijisho cyangwa igashyiramo indebakure, ibona ko ibyo bintu byazabyara ikindi. Niyo mpamvu idahwema na rimwe kuba yakora igenzura, yagusangaho iyi mico itari myiza, ikaguhagarika ukamburwa ubu burenganzira. Kandi nawe uramutse uza ahantu cyangwa idini risenga rifitiye imiyoborere, usabwe kubimenyesha leta, kuko iki ni ikibi kiba cyarinjiye ahera, kuko nta gihe umwijima ujya uturana n'umucyo. Niyo mpamvu na leta burya iyobowe n'Imana igomba gushyiramo nyine ubwenge, ikareba kure, ikaba yahagarika ibi. RGB yabitangaje mu itangazo yasohoye kuri uyu wa 31 Mutarama 2025. Amatorero yambuwe uruhushya cyangwa amatorero yambuwe uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda, irya mbere niryo bita Rwanda Victory Mission, irya kabiri niryo bita Pentecostal Outreach Church, irya gatatu niryo bita International Missionary Society Seventh Day Adventist Church Reform Movement, irya kane niryo bita Église de l'Ère Prophétique du 7e jour. Noneho irya nyuma RGB nanone yambuye uburenganzira gatozi n'itorero cyangwa idini bita Communauté United Methodist International. Aya ni amatorero 5 rero nanone atagifite uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda. Twihanganisha abakristo bahasengeraga, gusa mbabwira ngo urusengero ruzima ni roho yanyu cyangwa n'umutima wawe. Urusengero ruzima urarugendana, niyo mpamvu utagatewe ubwoba n'izi mpinduka, ahubwo ugomba kureba niba roho yawe yejejwe, ukareba niba nta kibazo ufitanye n'Imana, ukareba niba indangagaciro na kirazira bya Gikristo ukibyujuje. Ntukangwe nuko amadini bayahagaritse, kuko urusengero rw'ukuri wowe urarugendana, ndetse n'idini y'ukuri bari igihe batubwira ngo ni idini y'urukundo. Uramenye rero ntucibwe intege n'ibi ngibi,
nta kintu kidasanzwe kiba cyabaye, ahubwo hari igihe aba aribwo umuntu aba agiye kuba yamenya ukuri, ukamenya aho basenga Imana by'ukuri, ukamenya aho bashobora kukuyobora cyangwa kukurera bakakugeza mu ijuru utandavuye. Niyo mpamvu nagira ngo nkubwire ngo hari insengero zifunguye zigifite umwuka w'Imana, zigifite indangagaciro z'Imana, ushobora kujyamo nanone ugasenga Imana by'ukuri ikakumva kandi ukanahasubirizwa. RGB rero yagize iti urwego rw'imiyoborere ruramenyesha abaturarwanda bose ko rwambuye ubuzima gatozi imiryango ishingiye ku myemerere imwe n'imwe yasanzwe idakurikiza ibisabwa n'amategeko. Birumvikana kuko aya matorero nyine 5 basanze adakurikiza ibisabwa leta y'u Rwanda itegeka ndetse n'amategeko ntibayubahirize. Urwego rw'imiyoborere rwatangaje ko umwanzuro ufashwe nyuma y'amagenzura menshi rwakoze ku mikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere ikorera mu Rwanda, aho hagaragaye ibibazo birimo kutubahiriza amategeko, imiyoborere mibi ndetse n'amakimbirane adashira. Gusa Imana y'amahoro igume kuturinda amakimbirane, kuko ntibyagakwiye mu murimo w'Imana ndetse no mu nzu ya Data twese uri mu ijuru. Mu mwaka ushize RGB yakoze igenzura mu nsengero hirya no hino mu gihugu, nyuma izirenga 5600 nanone zarafunzwe kubwo kutuzuza ibisabwa. Turabizi ni inkundura yabayeho mu minsi yashize. Nanone nkwibutsa ko nyine hafunzwe izi zingana n'ibihumbi 5600. Gusa hari n'izindi zahagaritswe burundu, aho kugeza ubu mu Gushyingo 2024 amatorero agera kuri 43 ariyo yari amaze kwamburwa ubuzima gatozi. Nanone ubwo ni 43 yambuwe ubuzima gatozi ubushize, ubu ngubu hiyongereye 5. Ubu amatorero twavuga mu Rwanda amaze kuba official yambuwe ubuzima gatozi n'amatorero 48. Gusa nanone ubwo baracyakora igenzura, tuzagenda tubamenyesha andi azajya agenda akurikiraho, kuko nyine RGB iracyari mu kazi ndetse na leta iracyareberera abaturarwanda kugira ngo he kugira ababayobya. Mbere y'uko igenzura ritangira, nanone amadini n'amatorero mu Rwanda yaramaze kugera kuri 345, habarirwamo n'imiryango ishamikiyeho bikagera kuri 563 mu minsi yashize. Urumva hari harimo amadini n'amatorero yageraga kuri 345, habarirwa imiryango iyashamikiyeho bikagera kuri 563, ariko ndahamya neza ndashidikanya ko ubu ngubu birimo biragenda bigabanuka bitewe n'izi mpinduka leta irimo iragenda ikora. Kwibutsa ko nanone hari amatorero agifungiwe insengero kubera nanone kutuzuza ibisabwa, ariko harimo ayamaze kuzuza ibisabwa ategereje ko bagomba kuyasura bakayafungurira. Urumva nyine biracyagoranye, ariko ufite ugutwi agomba kumva iby'umwuka abwira amatorero, ugasengesha umwuka iteka, ugasenga Imana ubudasiba. Baba barafunze n'urusengero rwawe batararufunze burundu, ahubwo bararutegetse ko hari ibyo rugomba kuzuza kugira ngo rukore, ukaguma ugasenga, gasengesha umwuka iteka, ntiwisahishe mu byaha. Niho Data wo mu ijuru azaguma kukureba neza, akakubonamo indangagaciro na kirazira bya Gikristo. N'aya makuru rero twari tubafitiye, ngushimira we wabanye natwe kandi nguhereza icyubahiro ukwiye, nkubwira ko uri uw'agaciro gakomeye cyane kuri uyu muyoboro wacu. Umunsi ku munsi ugenda utugaragariza ibyiza, kandi natwe uzatugiraho umugisha nuguma kubana natwe. Urakoze cyane rero, gira amahoro. Imana y'amahoro igume kuguha umugisha kandi igume kukwagura muri byose, ihaze kwifuza, gusaba ndetse no kutaka no kurira kwawe. Shalom shalom.